Ndagusoje nkwifurije kugira ibihe byiza nkwaye n'ikaze mu makuru agezweho muri aka kanya cyane tugiye kwibanda kuri iyi nkuru yakomeje kuvugisha abantu benshi. Turaza kukubwira ukuri kuri iyi nkuru. Ni inkuru ivuga ko rugeretse hagati y'uwahoze ari minisitiri n'uwo yijeje kugira umugore akishakira undi, aho uyu mugore yagarutse ku byo kuba nyine ngo yikundira gukora imibonano mpuzabitsina ndetse akaba atayibona, ndetse kandi akaba yarizejwe ko azashakwa n'uyu wahoze ari minisitiri ariko bikarangira atabikoze. Uyu mugore rero akaba yamaze kumujyana mu nkiko ndetse urukiko rukaba rwatangiye kwiga kuri uru rubanza, ndetse bikanavugwa ko uru rubanza rwose rushobora kuza gukomera nubwo abantu benshi nabonye bakomeje kubigira urwenya. Turaza kurebera hamwe iby'iyi nkuru, dufite amajwi y'uyu mugore abigarukaho, byose turaza kuba tubirebera hamwe. Ariko kandi muri aya makuru ndaza kukubwira ko umwuka w'intambara ikomeye ukomeje gushyuha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku buryo isaha n'isaha cyangwa umunsi ku munsi ingabo z'iki gihugu FARDC n'umutwe witwaje intwaro wa M23 bashobora kuyitangiza. Turaza kubikubwira, ariko kandi turaza kuba twanakubwiye zimwe mu mpinduka zabaye muri ministère, aho Perezida Paul Kagame nyine yaraye ashyizeho ba minisitiri. Zimwe mu mpinduka rero ushobora kumenya nuko ministeri ziyongereye, turaza kubigarukaho. Ariko kandi RGB yaburiye abanyamadini bafungiwe insengero bakazimurira kuri internet, aho bamwe basigaye bifashisha ama YouTube, TikTok ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Aya ni amakuru tugiye kuganiraho, ariko kandi ni amakuru ushobora kugiramo uruhare uduha igitekerezo, ukibuka gukanda subscribe kubera ko ni ingenzi. Iyo wayikanze ubu wa mbere mu kubona amakuru n'ibiganiro byose bitambuka no umunsi ku munsi nakabuza. Reka rero duhere kuri iyi nkuru yavugishije abantu amagambo menshi, by'umwihariko inkuru y'uyu mudamu ukomeje kuvuga ko yamaze kugeza mu nkiko uwahoze ari minisitiri kubera ko yamubeshye ko azamugira umugore bikarangira amuyobye. Niko mu ndimi za Kigali turi kubivuga, ati yaramuyobye. Kuri uyu wa 16 Nzeri 2025 nibwo mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge habereye urubanza ruregwamo uwahoze ari minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Ernest Nsabimana. Uyu ashinjwa n'umukobwa uvuga ko bakundanye amwizeza kuzamugira umugore, nyamara birangira yishakiye undi. Nyiri ukurega akavuga ko uko kubeshywa byamugizeho ingaruka zirimo n'uburwayi budakira. Ni urubanza rwabereye benshi urujijo, cyane ko hari abavugaga ko bibabereye ubwa mbere kumva ibirego bishinja uwabeshye undi ibitangaza by'urukundo akaza kumwisubirana mu gihe undi yari yamaze kumwiyegurira wese. Uko ikirego giteye, muganga Chantal, uyu nyine mudamu n'ubundi asanzwe ari muganga, avuga ko Dr Ernest Nsabimana bakundanye bakiri abakene, bakaba bari bageze mu myaka y'ubukure ahagana muri za 2010. Nyuma ngo baje kumvikana ko bagomba kubana, bakabanza cyakora guca mu murenge, noneho ibigendanye n'indi mihango bikazaza nyuma. Uko ari babiri babyumvikanyeho gutyo, Chantal abimenyesha n'ababyeyi bidatinze, cyakora yumva ko umusore yaba yishakiye undi utari we. Agenda atanamubwiye impamvu, mu gihe yari yaramaze no kumwitegura kubera iyo nimba amuteye, bimuviramo uburwayi burimo agahinda gakabije, umuvuduko w'amaraso, guhinduka kw'ibara ry'uruhu, ku buryo muganga yamaze kwemeza ko atabonye ubuvuzi bwa vuba no gupfa yapfa. Muganga Chantal arega Dr Nsabimana amushinja kuba yaramwangirije urukundo n'ubuzima bwe ubwo yamwizezaga ibitangaza byatumye nta wundi musore akunda mu buzima bwe kubera kutamenya ko harimo no kumubeshya. Bityo agasaba ko urukiko rwategeka uwo arega kumuvuza ingaruka n'ibikomere byatewe n'ibibazo yamusigiye, akamuha n'indishyi z'akababaro. Avuga ko nyuma yo kumusiga mu rukundo agashaka undi mugore, ngo yaje kuba umuntu ukomeye muri leta, agerageje kumusanga ngo amufashe mu burwayi yatewe n'ibihe bagiranye, niyamwakira anamuboroka muri telefone, yajya amuhamagara n'ibikunde kugeza uyu munsi. Ibi byose ngo biri mu byo ashingiraho yisunga ubutabera kugira ngo bumufashe kurenganurwa avuzwe n'uwamuhemukiye.
uregwa ntabwo yitabye iburanisha gusa ahagararirwa n'umwunganizi we mu by'amategeko Metere Iyamuremye Maurice. Metere Iyamuremye Maurice rero avuga ko ibyo uyu mukiriya we aregwa yumva nta shingiro bifite, bityo asaba urukiko kudaha agaciro ibimuvugwaho, akavuga ko bigamije kumutesha agaciro no kumwambika isura itariye. Aganira n'itangazamakuru nyuma y'iburanisha ritamaze akanya, muganga Chantal avuga ko yareze Dr Ernest Nsabimana amushinja kumwicira ubuzima, bityo akaba asaba kuvuzwa ibikomere yamuteye, agahabwa n'indishyi z'akababaro zo kuba atarigeze ashaka umugabo kubera we. Agira ati Dr Ernest yari amemukiye cyane, twakundanye twese dukennye, twumvikana ko tuzabana mu buryo buciritse, tugasezerana ku murenge amikoro yazaboneka tukazakurikizaho n'indi mihango yo gusaba no gukwa ndetse n'ibindi by'idini. Ntabwo rero namenye icyamuhinduye kuko bidatinze numvise ko yazanye umugore, abikora atambwiye ngo yumve byibura uko mbyakira. Ibyo bibi yankoreye byatumye ngwa muri koma ndetse mbikurizamo n'uburwayi, byambayeho karande ku buryo muganga wansuzumye yanyandikiye imiti irengeje 400 y'amafaranga y'u Rwanda. Avuga ko icyamuteye kugana ubutabera ari uko abwizeye kugira ngo bumurenganure, cyane ko atiyumvisha na gato uburyo umuntu muzima yahemukira uwo yijeje urukundo nta gahato, imyaka 5 igashira akamubuza gushaka ngo ntamutegereze nagire abandi aho urukundo, akarinda ubwo agira imyaka afite adashinze urugo bitewe n'ubuhemu yagiriwe n'uwo wamwijeje ibidashoboka bikamuviramo uburwayi. Ubunganira muganga Chantal mu by'amategeko ashimangira ko umukiriya we yarenganyijwe. Metere Butare Godfrey unganira muganga Chantal avuga ko umukiriya we yahuye n'ibibazo bikomeye yatewe n'uwamwijeje urukundo akamwiyegurira wese, nyamara bikaza kugaragara ko yamubeshyaga ubwo yashakaga undi utari we, bityo ingaruka zavutse kuwo yabeshye zirimo uburwayi bukomeye, akaba agomba kuzirengera. Agira ati iki kirego gifite ishingiro kandi ntabwo ari gishyashya mu manza mbonezamubano nk'uko abantu bashobora kwibeshya. Bisanzwe bibaho ko ikibi cyose umuntu akoreye undi kikamuviramo ingaruka ku buzima bwe, n'izo Chantal yahuye nazo nta kabuza agomba kubibazwa. Metere Butare avuga ko mu mategeko yo mu gihe cy'ubwami no mu bukoroni amategeko yahanaga uwagiriye nabi mugenzi we abicishije mu rukundo, akaba yaragombaga kubihanirwa by'intangarugero, gusa nubwo ngo bitagaragara mu mategeko mashya. Nawe ugomba gukinisha ubuzima bwa mugenzi we uko yishakiye. Kubera izo mpamvu akizeza ko mu bushishozi bw'urukiko bazarenganura muganga Chantal, cyane ko kuba ntacyo akibasha kwikorera bitewe hanini n'umuvuduko w'amaraso n'agahinda gakabije, byose yatewe n'uwamwiciye ubuto bwe. Amategeko akaba agomba kubimuhamya, akita kuwo yahemukiye, akamuvuza akanamuha indishyi z'akababaro. Ku rundi ruhande avuga ko hakagombye kuvaho umuco wo kudana kugira ngo ingeso zadutse muri kino gihe zo kwizeza umuntu urukundo udafite, haba ku bakobwa cyangwa se ku basore, ngo zicike bye kuba akamenyero, aho umuntu yizeza abarenga umwe urukundo bamara kurumuha akabacika akarujyana ahandi. Uregwa ntabwo yagaragaye mu rukiko. Uregwa ariwe Dr Ernest Nsabimana ntabwo yabashije kwitaba urukiko ngo yisobanure ku byo ashinjwa, gusa yahagarariwe n'umwunganizi we nyine nk'uko nabigarutseho mu by'amategeko ariwe Metere Iyamuremye Maurice. Metere Butare wunganira uregwa abajijwe niba kutitaba bitaba harimo gutinya kwisobanura ku byo ashinjwa n'uwo yabeshye urukundo, avuga ko guhagararirwa mu rukiko byemewe mu gihe yaba atabonetse, gusa ngo byari kuba byiza iyo aboneka akizera adashidikanya ko urukiko ruzasuzuma ubushishozi, ibyifuzo n'ibimenyetso bigaragaje urengana akarenganurwa. Ikinyamakuru Igisabo tukesha iyi nkuru cyagerageje kuvugisha Dr Ernest Nsabimana mu minsi 3 mbere yuko urubanza ruba, niko nyine iki kinyamakuru cyabigenje. Cyakora inshuro zose yahamagawe ntiyabashije kwitaba ndetse n'ubutumwa bwanditse ntiyabusubije. Ikibazo cy'abasore cyangwa se inkumi babeshya bagenzi babo iby'urukundo
gikomeje kugaragara kandi kiragenda gifata intera nk'uko abaganiriye n'ikinyamakuru Igisabo babigarukaho. Bavuga ko niba hadashyizweho amategeko abihana, inzira z'ikigendwa nta kabuza gutendeka no kugirwaho ingaruka nabyo bizakomeza kwiyongera, harimo no kwiyahura. Ku rundi ruhande bakavuga ko Chantal afite ukuri mu byo aregera, cyane ko kuba yari yihebeye uwamwijeje urukundo akaza kwishakira undi ntacyo abimubwiyeho, bikamuviramo uburwayi bwa karande amategeko ngo azamurengera. Muganga Chantal nawe avuga ko kubera ibyamubayeho asaba uwabishobora wese kumubonera ubufasha bwo kwivuza yazakira, akaba yazashaka ubushobozi bwo kubaka ikigo cyajya cyakira kikanatanga inama kuba ahungabanyijwe n'ibibazo by'urukundo bisa n'ibyo yahuye nabyo. Hewana ngaye nguko rero uko ariko rero hari igihe njyewe njya numva inkuru rimwe na rimwe nkavuga nti abacamanza baragowe. Hari igihe njye numva inkuru nkavuga nti abacamanza rimwe na rimwe baragowe. Ese nk'ubu ngubu nk'umucamanza nyine ufata umwanzuro, kuko iyo ugiye kureba umugore ibyo avuga ku ruhande rumwe afite ishingiro, kubera ko nubwo bitari mu mategeko ariko afite ishingiro. Niba umuntu aguye mu ki kuko umuganga akagaragaza ko ibyo bintu ari byo byamugizeho uruhare, donc urukundo ari rwo rwamugizeho uruhare n'ibimenyetso bikagaragara, akaba ari rwo rwabigizemo uruhare nyine kugira ngo arware izo ndwara zidakira zirimo umuvuduko w'amaraso, zirimo toroma nk'uko babivuga, kugwa igihumure, indwara nk'izo ngizo zirimo za diabete. Ibirwara nk'ibyo byose bikazanwa n'iyo mpamvu, ibimenyetso akabigaragaza. Njyewe numva uwo mugore ari mukuri, ariko kandi nanone ku rundi ruhande umugabo nawe ari mukuri. Ushobora kuba ukunda uyu muntu uyu munsi umukunda, ariko ejo ukazaba utakimukunda, kandi ikintu kijyana n'amarangamutima nta muntu ugihindura. Niba umutima wawe uri kugutegeka ngo wikunda runaka, nta kindi wabikoraho. Ntushobora kwihatira umuntu, ntushobora gukunda umuntu utamukunze kereka ari ibyo umukurikiranyeho. Ariko mu gihe ntacyo umukurikiranyeho, umukunda kuko umukunze, waba utamukunze nyine ukamureka. Uyu munsi rero uyu mucamanza ko afite urubanza rutoroshye. Ariko abacamanza niba ari ibyo baragowe. Ubwo rero mu yandi makuru reka nkubwire ko RGB yo yaburiye ubwo nyine abajejwe insengero, abanyamadini bafungiye insengero hanyuma bakimukira kuri internet. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwihanangirije abapasiteri n'abayobozi b'amadini n'amatorero byafunzwe n'ibyambuwe ubuzima gatozi bikimukira kuri internet, ivuga ko bitazihanganirwa. Ni bimwe mu byatangajwe n'uru rwego mu nama yahuje RGB n'abayobozi b'amadini n'amatorero yagarukaga ko kurwanya ibyaha by'iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwizwa ry'intwaro. Nyuma y'uko RGB ifunze insengero, imisigiti na kiliziya bitujuje ibisabwa, hari bamwe mu bayobozi b'amadini n'amatorero bimuriye ibikorwa byabo ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Umuyobozi mukuru wa RGB Dr Doris Uwicyeza Picard yavuze ko batangiye gufata ingamba zo kubikumira, asaba ababikora kubireka hakiri kare kuko amategeko nabo abareba. Ati hari amwe mu madini n'amatorero byafungiwe insengero n'ibyambuwe ubuzima gatozi bimukira kuri internet kuko batekerezaga ko inzego zitabageraho. Yakomeje agira ati impamvu bagiye kuri internet nuko bumva ko hari ahantu hatagira amategeko, kandi sibyo. Ubutumwa tubaha nuko nabo amategeko n'amabwiriza yashyizweho agenga ibikorwa by'ivugabutumwa naho bibera abareba, kandi twatangiye kubikurikirana no gushyiraho ingamba zo kubirwanya. Abazafatwa barinze amategeko bazabihanirwa. Umuyobozi mukuru wa Noble Family Church na Women Foundation Ministries Apotre Mignoni Kabera asanga abanyamadini bakwiye gushaka uko bakemura ibibazo byatumye insengero zifungwa aho guhungira kuri internet. Agira ati ni byiza ko insengero ubwazo zikorera ubugenzuzi. Urugero, n'ibitorero rifite paruwasi 100 zafunzwe rishobora guhitamo gukorera mu 10 gusa ariko zujuje ibisabwa byose, wenda zikagurwa hakongerwa umubare wabo zikagurwa nyine hakongerwa umubare wabo zakira, bityo bakabasha gukora ibintu binoze aho guhungira kuri internet.
Amabwiriza mashya agenga imiryango yishingiye ku myemerere yashyizweho na RGB asaba amadini n'amatorero kwerekana icyemezo gitangwa n'akarere cyangwa umujyi wa Kigali kigaragaza ko nyine inyubako yagenewe ibikorwa byo gusenga yujuje ibiteganywa n'amategeko agenga imyubakire y'aho hantu. Umuyobozi uhagarariye umuryango ushingiye ku myemerere n'umwungirije basabwa kuba bafite impamyabumenyi mu mashuri ajyanye n'iyobokamana mu ishuri rikuru cyangwa kaminuza byemewe n'amategeko cyangwa afite impamyabumenyi mu yandi masomo ariko agahabwa amahugurwa mu gihe kingana n'amasaha 1200. Ibitari ibyo iryo dini rirafungwa cyangwa se iryo torero cyangwa se urwo rusengero. Ngaye nguko ibyo ni bimwe mu biri gutuma bamwe mu banyamadini, bamwe mu bapasteri bimurira amadini kuri internet. Ariko kandi wenda iyi nkuru ya Yves Iradukunda wagizwe umunyamabanga wa leta muri ministere yahagashyirwaho n'abayobozi mu nzego zinyuranye, reka tuze kwigarukamo mu makuru ari butambuke mu masaha ari imbere. Ahubwo dusoreze kuri iyi nkuru ivuga ko kuva mu biganiro kwa Tshisekedi ati ni ishyano ku ngabo z'u Burundi ibishobora kuba mu ntambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umwuka w'intambara ukomeje gushyuha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku buryo isaha n'isaha cyangwa umunsi ku munsi ingabo z'igihugu FARDC n'umwe witwaje intwaro wa M23 bishobora kuyisubukura ikaba yanagira ubukana burenze ubwa mbere. M23 na FARDC bishinjanya kurenga ku gahenge ari nako birahirira gusubizanya imbaraga mu gihe byashotorwa. Aya magambo aherekezwa n'imyiteguro mu rwego rwa gisirikare binyuze mu myitozo, kongera umubare w'abasirikare cyangwa abarwanyi n'intwaro. Ibi byose biba mu gihe leta ya Qatar ikomeje gukora ibishoboka kugira ngo yumvikanishe impande zombi nubwo ingengabihe yari yarihaye yamaze kurenga, kuko byari biteganyijwe ko amasezerano y'amahoro azasinywa bitarenze ku itariki ya 18 Kanama 2025. Gusa ibyo biracyari kure. Ku rubuga rw'intambara byitwa ko nta mirwano ihari, ariko M23 n'imitwe igize ihuriro rya Wazalendo rishyigikiwe na leta ya Kongo bikozanyaho umunsi ku wundi. Ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo kandi rikomeje kugaba ibitero ku basivili barimo abanyamurenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umwuka uri mu burasirazuba bwa Kongo uca amarenga ko hari ibintu bine bishobora kuba mu gihe cya vuba, ari nabyo tugiye kuba tugarukaho. Icyambere hari ukwikura mu biganiro kwa Tshisekedi. Icyo ni kimwe mu bishobora kuba, cyane ko n'ubundi Tshisekedi yagiye abigarukaho ati ngewe rwose nta muhuza nyeneye. Ikindi cya kabiri, M23 uko bakomeza kuyishotora, M23 ishobora kuza gufata ibindi bice. Kugeza muri Kamena 2025 M23 yagenzuraga ubutaka bwo mu burasirazuba bwa Kongo bufite ubuso bwa kilometero kare 1034, harimo n'ibice by'ingenzi nk'umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'umujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Bigaragara ko mu gihe ingabo za Kongo iz'u Burundi FDLR Wazalendo n'abacancuro byagaba ibitero ku birindiro bya M23, intambara yakaza umurego bikaba byahatira abarwanyi b'uyu mutwe gufata ibindi bice biri mu mujyi wa Uvira usanzwe ari ibirindiro bikomeye bya leta. Umugaba mukuru wa M23 General Sultan Makenga tariki ya 2 Nzeri yabwiye abanyamuryango bashya bari bamaze ibyumweru 2 mu mahugurwa ko yifuza ko amahugurwa ataha yazabera mu yindi miji ikomeye irimo Kisangani mu ntara ya Chopo, Kareme muri Tanganyika ndetse na Kindu muri Maniema. Ibi biragaragaza ko M23 mu gihe cyose leta ya Kongo yakomeza uyu mugambi, biragaragaza ko M23 nayo ifite umugambi wo gufata ibindi bice kandi bikomeye. Ikindi kintu cya gatatu, byaba ishyano ku ngabo z'u Burundi. Ingabo z'u Burundi ziri mu ntambara yo kurwanya M23 kuva 2023, dore ko zagiye ubwo guverinoma ya Gitega n'iya Kinshasa zagiranaga amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare. Gusa ubu bufatanye nta kinini bwagezeho kuko abasirikare b'ibihugu byombi batsindiwe hamwe bahungira muri Uvira no mu bice byegeranye. Ibi rero bikaba byakongera kwisubiramo mu gihe M23 yafata ibindi bice ikarwana, dore ko M23 yanabonye abandi bantu igenda ibona abandi bantu, yaba bavuye muri FARDC, abahoze ari abasirikare muri FARDC ndetse n'abandi baturage basanzwe, by'umwihariko abari mu bice M23 igenzura bagiye bayisungaho bagenda bajya guhabwa imyitozo, dore ko M23 yanatangije igisirikare.
ikindi kintu cya nyuma gishobora kuba cyaba ari nacyo gikomeye cyane cyane ku gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nuko twigitutu kuri Tshisekedi. Umuryango mpuzamahanga ugaragaza ko amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo yakemurwa n'ibiganiro bya politike, ariko Perezida Tshisekedi we yizera ko imbaraga z'igisirikare arizo zamusubiza ibice yambuwe na M23. Gusa ibi ngibi tukabigarukaho tuvuga tuti igihe cyose M23 yasa nk'itsinze urubanza cyangwa se yafata ibindi bice bigenzurwa na M23 bigenzurwa na leta, M23 igafata ibindi bice, byaba ari ikibazo gikomeye, ari n'ikigeragezo ku butegetsi bwa Tshisekedi, ku buryo kuvuga ko Tshisekedi yazayobora indi manda ibyo bintu byaba bigoye. Kubera rero igitutu cyo kwamburwa ibice, Tshisekedi nta yandi mahitamo yazaba afite keretse kwemera gusubira mu biganiro by'amahoro, nubwo ku mutima azaba agifite akagononwa. Ubwo mu mujyi wa Goma na Bukavu yari imaze iminsi ifashwe na M23, icyo gihe amahanga yamenyesheje Tshisekedi ko nta yandi mahitamo keretse guca bugufi akemera kohereza, icyo gihe yemera kohereza intumwa mu biganiro Washington na Doha, ariko n'ubundi akomeje kugenda yinangira. Ngaye nguko uko situation muri aka kanya ihagaze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka ngushimire wowe twabanye, hanyuma kandi murarikire kongera kubana natwe mu yandi makuru araza kubagezweho mu masaha ari imbere.